ninjye bahamagaye bwa mbere. Narabyutse ngenda niruka narwiyambitse ngeze ndebye umurambo aho bamushyize, numva agahinda karanyishe, ariko nshimiye niyitahire, Imana yo mu ijuru imwakire. Ndetse n'ikizaza hari ibyago cyangwa inzara, inkota se cyangwa urupfu. Barambwiye ngo Yesu yapfuye, mu by'ukuri nanze kubyemera kuko numvaga ko bidashoboka. Nkuko muri kugenda mubibona, uyu akaba ari umurambo wa Shimiyimana Emmanuel, bakaba bamumanuye imbere. Ndi muri kureba neza ko umwana we w'ifura yabyaranye n'umugore we basezeranye byemewe n'amategeko, ari we uri imbere afite umusaraba wa papa we. Naho bwa kabiri muri kubona umwana w'umukobwa, nawe akaba ari umwana we yabyaranye n'umugore we basezeranye. Ariko uyu munsi wa none turi ahangaha, uyu nyakwigendera Shimiyimana Emmanuel akaba atarakibana n'umugore we kuko baje gutandukana biturutse mu makimbirane y'imiryango, umwe aza kubukwe n'undi aza kubukwe. Mugore niwe waje gusigarana n'abana n'ubundi, naho uyu Shimiyimana Emmanuel aribwo yahitaga yimuka aza kujya gutura ahangaha mu karere ka Rwamagana, aho yari yarubatse mbere hari mu karere ka Gasabo. We nk'uko nibabwiye hejuru yari yaraje gutura n'ubundi mu mudugudu wa Bigarama, akagari ka Nyamirama, umurenge wa Fumbwe, akarere ka Rwamagana niho yaratuye. Akaba yaritabye Imana yishwe n'ubundi n'uyu n'umusore nakomeje kugenda mbabwira hejuru, bakaba bamwita Ndahayo James w'imyaka 22, aho yamuhitanye n'ubundi ari kumwe na papa we mu kabari bari bari gusangiriramo. Uyu Shimiyimana akaza kuza kubiyenzaho, ariko nanone impamvu Shimiyimana yaje kubiyenzaho kwari uko Shimiyimana yasanganye uyu Ndahayo James umwana w'umukobwa Shimiyimana abereye se wabo. Uyu mukobwa akaba yitwa Kawera, niwe yabasanganye. Uyu Kawera yari yarabyariye umwana iwabo, ariko umwana Kawera atabana na papa we. Kawera yari umufiyemeri ukiba iwabo, ariko afite umwana. Uyu nguyu Shimiyimana aza kubwira Kawera ati se watashye, iyi saha y'isa 2 n'igice z'ijoro uri ahangaha ukora iki?
ko n'uwo mwana udafite ubushobozi bwo kumurera kandi atarakura. Niyo ntandaro yo kuba Ndahayo yarahise akubita uwitwa Nshimiyimana, kuko yari yamugiriye inzika. Nshimiyimana yamaze kwisindira aza kwanduranya kuri Ndahayo, aza guhita amukubita n'ubundi icyuma cyangwa se igice cy'ivide ry'inzoga y'icyuma yasongoye, biza guhita bimuviramo urupfu. Muri kubireba neza ko nk'uko nabibabwiye ko umugore we ndetse na famiye ari bo baherekeje umurambo wa fasha guke Nyagasani Yesu Kristo, igihe umaze gatatu mu mva cyakakivuje imva z'abakwemera. Niyo mpamvu imva y'umuntu ihora twibutsa ko tuzazuka. Girira ubuntu bwawe, uhe umuyoboke wawe kuruhukana amahoro, uhe n'umugisha iyi mva igiye kubika umubiri we, kugira ngo igihe uzamuzurira mu rumuri rw'iteka, wowe uzaduha kuzuka no kubaho iteka ryose.
ni wowe muvunyi wanjye mfitemo ibyiringiro ibyo munsi ntacyo bizantwara hari igihe cy'ubungubu ndetse n'ikizaza ndetse n'ikizaza hari ibyago cyangwa inzara inkota se cyangwa urupfu oya byose ntakizananya nawe kuri iyi si ndi umugenzi nta kintu na kimwe nayizanyeho nta n'icyo nzayitahukanaho mu binemerera byose bimuze epfo na ruguru oya byose ntakizananya nawe hari igihe cy'ubungubu ndetse n'ikizaza hari ibyago cyangwa inzara inkota se cyangwa urupfu oya byose ntakizananya nawe mu buzima bwanjye bwose imitego mpura nayo nzi kutanyunererana mwami nubwo umwanzi agendaho nzi ko wamutsinze rwose oya byose ntakizananya nawe hari igihe cy'ubungubu ndetse n'ikizaza hari ibyago cyangwa inzara inkota se cyangwa urupfu oya byose ntakizananya nawe uyu mubiri undemereye mu byifuzo by'intabarika bya bindi binyuranyije na roho niba byaba bikomeye gute kubw'impuhwe zawe mwami oya byose ntakizananya nawe hari igihe cy'ubungubu ndetse n'ikizaza hari ibyago cyangwa inzara inkota se cyangwa urupfu oya byose ntakizananya nawe ni ukuvuga ngo uno mubyeyi nkivuka ku babyeyi b'umubiri nyakwigendera nshimiye yaje kubabwira ngo mumwite amazina yanjye ko nzamubyara muri batisimu bityo ababyeyi banjye baramwumva nanjye banyita Nshimiyimana Emmanuel ubwo namenye amateka ye y'urupfu igihe yavaga mu mubiri bampamagaye saa sita z'ijoro bambwira yuko yapfuye barambwiye ngo eso yapfuye mu by'ukuri nanze kubyemera kuko numvaga ko bidashoboka ariko byarashobokaga mu gupfa kwe rero yari umubyeyi wamfashije yishinga urugo yarambwiye ngo mwana wanjye niwe mfura yanjye kandi niwe utanze abandi mu gushinga urugo nanjye hari itafari nzaguha koko yaramfashije nashinze urugo amba hafi yakoze inshingano z'umubyeyi
w'umubiri aho atarari. Mu by'ukuri tuzi yuko umubyeyi w'umubiri yagiye, umubyeyi wa batisimu asigarana inshingano zose. Ngira ngo ntavuze amagambo menshi, iki ni ikimenyetso cyiza yadusigira kandi biratwereka ko yabanaga neza. Mu by'ukuri wenda yaba ari umuntu utabanaga, wenda twari kuza aha ngaha tugasanga nitwe twenyine, ariko ni ukuri tubashimiye tubikuye ku mutima. Nk'abana banshimiye ko mwitanze, Imana ibahe umugisha. Mubyeyi wanjye, papa wanjye, nshimiye Imana Emmanuel, wumve ko umwana wawe w'imfura nshimiye Imana Emmanuel agusezeyeho bwa nyuma. Nanjye nitwa Mwitire Jean Claude, uyu mubyeyi Nshimiyimana Emmanuel yambyaye muri batisimu, ampesha Ukarisitiya ya mbere, anyereka inzira yo gusenga. Mu buzima bwose twarabanye, n'ubu abambonaga twagendanaga, aho tugeze hose akavuga ati dore umwana wanjye. Mu by'ukuri rero Nshimiyimana yakabaye kuba yarankomereje amasakaramentu, ariko n'iryo sakaramento yampahesheje ayandi nyakomezanya n'abandi atakiri uwo mubyeyi, ariko yakomeje kumba hafi. Nta kintu namusanganye ngo akinyime, nta kintu nigeze muburana. Nashinze urugo mbyaye gatatu, aho hose yaramfashije, n'ubu yarakimfasha. Nanjye namenye urupfu rwe mu masaha ya mu gitondo, ariko ntago uwo munsi twari twabonanye, ariko hari aho nageze barambwira ati papa wawe yagushakaga. Icyo gihe ntago twabonanye, ariko nyuma namenye urwo rupfu. Nanjye ndamushimira, aruhukire mu mahoro. Nzakomezanya n'abasigaranye, ndi mukuru wabo, inama nzazitanga. Arakoze, mwakoze kuduhurura, agira umunsi mwiza, uzakomeza aruhukire mu mahoro. Muraho mwese. Nshimiye, yari musaza wanjye, ninjye wamukurikiraga. Twabanye neza tugifite ababyeyi, tumaze kubura ababyeyi bose. Nshimiye agumeza tuba hafi, niwe musaza wacu yajyaga anyaruka akabangureka njye kuri abashiki banjye, akitanga byaba nimugoroba akaza kutureba. Nshimiye bakimara kumuhotora ninjye bahamagaye bwa mbere. Narabyutse ngenda niruka, narwiyambitse, ngeze ndebye umurambo aho bamushyize, numva agahinda karanyishe, ariko nshimiye niyitahire, Imana yo mu ijuru imwakire. Iseza kuzwe iteka ryose. Nanjye umugabo Nshimiye Emmanuel, bari ababyeyi banjye, yari umubyeyi wanjye pe. Murabizi mwese nta muntu utanzi, ariko nazaga Nshimiye yanyakiraga nk'umwana wo mu rugo. Imana gusa icyo nta kindi narenzaho, Imana muri uko ridashira. Mu gitaka kugira ngo usubire aho waturutse, kandi kubera ko Kristo yazutse ari uwa mbere mu bapfuye, akaba nawe uzaha umubiri wacu gusa n'uwe wazutse. Muze dutakambire umuvandimwe wacu kuri Nyagasani, kugira ngo azamuzure ku munsi w'imperuka, amushyire mu batagatifu mu bwami bwe. Amina. Nyagasani muhe iruhuko ridashira, maze urumuri rw'iteka rumumurikire.
naruhukire mu mahoro amina. Kuko wankunze bikomeye maze ukamvira ku musaraba umutima wanjye uragurumana ndagushakashaka amanywa nijoro nzaruhuka nkubonye urukundo wankunze rurantwika mukundwa umutima wanjye uragurumana ingabirumani inkomeza iyo ntangiye kugira intege nke umutima wanjye uragurumana ni wowe unyegura buri gihe iyo mbuze imbaraga maze nkagwa umutima wanjye uragurumana ndagushakashaka amanywa nijoro nzaruhuka nkubonye urukundo wankunze rurantwika mukundwa umutima wanjye uragurumana mu mutima wanjye hari ikibatsi cy'urukundo rwawe ruhe
utuje umutima wanjye uragurumana kandamizera y'umutima wanjye nukukubona tukibanira umutima wanjye uragurumana nagushakashaka amanywa nijoro nzaruhuka nkubonye urukundo wankunze rurantwika mukundwa umutima wanjye uragurumana ubuzima bwose nzagusingiza mvuga izina ryawe ritagatifu umutima wanjye uragurumana nzamamaza ubuntu wangiriye umpa kuguturira mu mutima umutima wanjye uragurumana mwami wanjye nzibanira nawe ubuziraherezo kuko wantoje gukunda shengewe nzakunda n'abandi mu rukundo rwawe nzakunda bose ngiriye wowe shengewe nzakunda n'abandi mu rukundo rwawe nzabwira bose inkuru nziza shengewe nzakunda n'abandi mu rukundo rwawe mwami wanjye nzibanira nawe ubuziraherezo kuko wantoje gukunda shengewe nzakunda n'abandi mu rukundo rwawe nzakunda abavandimwe tubana shengewe nzakunda n'abandi mu rukundo rwawe ubuziraherezo kuko wantoje gukunda shengewe nzakunda n'abandi mu rukundo rwawe nzaturukunda n'ubuntu ugira shengewe nzakunda n'abandi mu rukundo rwawe nzarata imbabazi nimugira shengewe nzakunda n'abandi mu rukundo rwawe mwami wanjye nzibanira nawe ubuziraherezo kuko wantoje gukunda shengewe nzakunda n'abandi mu rukundo rwawe kingurira umukiza wawe kingurira umukiza wawe umejwe gerera guhamagara ngo urakomanga ku muryango umwana w'Imana niwe ahagaze kingura kingura kugirira impuhwe dore yiteguye kugukiza gukora umukene ukaba n'impumyi ukaba umunyabyago n'imbabare kingura kingurira umukiza wawe umejwe gerera guhamagara ngo urakomanga ku muryango umwana w'Imana niwe ahagaze kingura kingura maze akwihoreze niwe uza guhanagura amarira agukiza ibyago n'amakuba mu mutima wawe aguha amahoro kingura kingurira umukiza wawe umejwe gerera guhamagara ngo urakomanga ku muryango umwana w'Imana niwe ahagaze kingura umukiza wawe aragukunda agushakashaka amanywa nijoro ngo utayoba inzira ukaba n'impabe ukababurinda ukarindagira kingura
w'Imana niwe ahagaze kingura kingura ngo arakomanga nagira nawe arambika umusaya umwana w'Imana arakubwira ati mu mutima wawe niwe nkeneye kingura kingurira umukiza wawe umbirwe gerera guhamagara ngo arakomanga ku muryango umwana w'Imana niwe ahagaze kingura n'ishapure yawe n'izo ntwaro zanjye nzagutumikira Mariya mwiza Mariya mwiza mubyeyi wacu mubyeyi wacu nyina wa jambo nyina wa jambo ndaje we ndaje imbere yawe mu butumwa nzagutumikira nzabwira bose ko Yesu yazutse ko yatsinze urupfu ko yatsinze icyaha ko natwe tuzatsinda nzagutumikira Mariya mwiza Mariya mwiza mubyeyi wacu mubyeyi wacu nyina wa jambo nyina wa jambo ndaje we ndaje imbere yawe mu butumwa nzagutumikira nzabwira bose ko nyina w'Imana ari ijabiro kandi atuhakirwa ngo natwe roho yawe tuyiragije Imana kandi ubwacu tukuri inyuma uyu mubiri kugira ngo taducumuza umwana gutsindise tuzane ku mubiri udapfa iruhukire muvandimwe Emmanuel iruhukire mu mahoro n'ubushobozi tuyiragije abasigaye nitwihangane nimukomere bagaragu ba Nyagasani nimutwaze mube maso kandi musenye uwore mwiteguye kufunga amarira nitugera mu birori bya Nyagasani azaduhanagura amarira yose tuzaba turirimba ya ndirimbo y'amahoro nimukomere bagaragu ba Nyagasani nimutwaze mube maso kandi musenye uwore mwiteguye kufunga amarira hafi kuza mw'ijuru ntambarirana n'imibabaro nta byago nta n'urupfu cyangwa se amaganya harangwa n'urukundo ibyishimo n'umunezero mukomere
mukomere bagaragu nimutwaze mube maso kandi museze uri mwiteguye kumama hafi Yeza kuswe kano kanya rero mureke tutegereze kwiga Ndi bigire hafi murazitira abandi yazitira kwa mkono mtamu yangira sengeza nyagasani umutima wanjye uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye kuko yiyegereje ubukene bw'umuja we dore kuko Mungu amaze kuruza yose wacu watagatifu Emmanuel mutagatifu Emmanuel mutagatifu Emmanuel mutagatifu roza wakristo bafu imana izo wale zivuke mu mahoro izina y'Imana data na mwana
dukomeze kwihangana ngo tugere ku macumbi.